Baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ngiyi saha haragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Haragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Cyagiye ngicyo kirasohoye. Cyagiye dore kirasohoye. Ngiyi saha we dore ngiyi irageze. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha. 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 Kanguka mugabo we dusenga yo gukesha. Kanguka dusenga yo gukesha. Imfatiro z'abantu zirasenyutse. Iherezo ry'abanyabyaha rirageze. Iherezo ry'abanyabyaha rirageze. Abatukisha izina ry'Imana iherezo rirageze. Abatinganyi basambanyi barozi namwe bibone. Iherezo ngiryo rirageze. Iherezo rirageze. Kanguka dusenga yo gukesha. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha. Kanguka yewe we dusenga yo gukesha. Va muri ibyo byawe dusenga yo gukesha. Imfatiro z'imidugudu zirasenyutse. Imfatiro z'isi ziranyeganyeje. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha. Uzasenga azakira. Ubunyerere buri imbere buteye ubwoba we. Ngubwo mana we. Mbese wavuye muri ibyo byaha ukava mu ngeso mbi urimo. Kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Abakanguka nimukanguke. Abihana nimwihane. Abasenga musenga ubu. Uwiteka bashyireho ikimenyetso cyo kurindwa mu gihe gikomeye kije we. Abandi bati sibyo. Abandi bataho mwahereye. Abandi bataho byaherewe bivuga. Ariko ngiki gihe kiraje kandi kirasohoye we. Kanguka dusenga yo gukesha. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha. Burakeye tugende tujye gushaka ubugingo we. Burakeye tugende tujye gushaka ubugingo. Munyabyaha burakeye tujye gushaka ubugingo. Musambanyi tugende tujye gushaka ubugingo. Kanguka tujye gushaka ubugingo we. Burakeye tugende tujye gushaka ubugingo we. Burakeye tugende tujye gushaka ubugingo. Burakeye tugende tujye gushaka ubugingo. Mbese uhagaze hewe kubunyerere bubayeho. Kwibikomeye bije.
kw'amabuye atembye kw'imvura izagwa ngwino tugendewe tujye gushaka ubugingo we burakeye tugende tujye gushaka ubugingo reka ubwenge bw'isi tujye gushaka ubugingo reka ubwenge bw'isi tujye gushaka ubugingo ubwenge bw'abanyabwenge buhindutse ubusa ariko burakeye. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe kuri mwe nshuti bakunzi bacu ndetse ba Kristo muri rusange mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Reka mvuge ngo muri ab'agaciro, Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Rero reka nsuhuze abari mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari mu birere bigiye bitandukanye, Imana ibaha umugisha. Abumva runo rurimi rw'ikinyarwanda, Imana ibaha umugisha. Harageze kugira ngo rimwe na rimwe tujye tuza tuvuge no mu Giswahili. Namenye ko hari inshuti zacu nazo zidukurikira ariko zitumva ururimi rw'ikinyarwanda neza. Rero namwe harageze kugira ngo rimwe na rimwe tujye dutambutsa ivugabutumwa mu Giswahili kugira ngo namwe mubashe kujya mwumva, cyangwa se nibidukundira nk'uko tuba tubitekereza, Imana ikazaza n'undi muntu uzajya udufasha kugira ngo ajya asemura, tujye tuvuga asemura, nabyo bizarushaho kuba byiza. Ariko abantu muba muri hafi yabo namwe mujye mubasobanurira kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Rero Imana ibaha umugisha, nje hano kubw'ubutumwa kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridukwiriye mu gihe gisa n'iki. Nubwo abantu benshi batakirishaka, batagikeneye kuryumva, bakeneye kumva ibitangaza n'izo bakeneye, bakeneye kumva ko babwira ibizaba, ariko Imana ishimwe ko ibizaba byose biri mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere yuko dutangira rero mbanze nsenga Imana kugira ngo ngusengere ugiye kudukurikira muri uyu mwanya, ugiye kubana natwe muri aka kanya. Ndagira ngo ngusengere Imana, kandi Imana iguha umugisha n'ukuri. Imana isubize ibyifuzo zawe zose. Urwaye Imana igukize, ikifuzo cyose ufite Imana igisubize. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ndaguhimbaza, ngushimiye kugira neza kwawe, ndagushimira urukundo n'imbabazi zawe, ndagushimiye kuri mwiza kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ndagushimiye ko ngaragaye uyu mwanya hano, Mwami, ngwino ubane nange imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. Ngwino ubane nange kandi ukora iz'ubutwari, ureke buri wese umugenderere, imbaraga zawe zikore kuri buri mwe wese, kandi ushoboze kuvuga nshize amanga icyo ukeneye guhagisha imitima ya bene data badukurikiye. Ureke umutima ushonje unyotewe uhemburwe nawe kandi uhazwe nawe. Ntabari nge data, ahubwo izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro, ndetse gukora kwawe no gushaka kwawe aba arizo biboneka. Ndirukana kirogo iyo ari yo yose, ndirukana imbaraga yose yatumwami yaturogoya. Ureke mwuka wera wawe aba ari uganza kandi ategeke abane natwe muri aka kanya, kuko ijambo ryaravuze ngo mwuka wera niwe uzatuma tumenya ukuri, ngo kandi uko kuri niko kuzatubatura. Ngwino utaramane natwe mwa kino gitaramo, kandi ukora iby'imbaraga izo wateguye gukorana natwe aba arizo ukorana natwe, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turabashimiye. Ndagira ngo mbere y'ibintu byose tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana, nibyo byiza. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni ryiza cyane we. Ni muri Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 24 ku murongo waho wa mbere. Twumva icyo Uwiteka avuze mu ijambo ryayo. Bibiliya iravuze ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirari, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja
bizaba no kuri nyirabuja. Ibizaba ku mugenzi bizaba no ku mutunzi. Ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa. Ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirari rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Amen. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe cyangwa se topic, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago bizatera isi. Ibyago bizaza ku isi. Ese kuki ibyago biza mu isi? Ese wamenya impamvu itera ibyago mu isi? Nibyo koko ni Satani utera ibyago, ariko impamvu ibyago biza nuko bisanga abatuye isi baramaze kwivanga. Impamvu bo ku bwa Nowa barimbutse ni ukubera ibyaha byari byaramaze kuba byinshi mu mitima yabo, ndetse barateye umugongo iby'agakiza k'Uwiteka Imana. Bari baramaze guhunga ijambo ry'Imana, ndetse batesha agaciro ubutumwa. Umuvugabutumwa wese wazaga imbere yabo ababwira ubutumwa, ababwira ko Uwiteka ahana, ntibamwitaga, ahubwo bamucaga amazi, ndetse bakamukwena, bakamufata uko bashaka. Biza gutuma Imana ireka ibyago birabatera. Niki cyatuma ukumira ibyago? Niki cyatuma ukumira ibihe bikomeye Satani yendaga guteza kuri wowe? Icyambere ni uko ugomba kugirana umubano wawe hagati n'Imana, ndetse nawe ufite ukareba nimba uhagaze neza. Niki cyatuma ubasha kurindwa mu gihe gikomeye? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Niki cyatuma mu gihe kibi kigoye gishobora kugora abandi ariko wenda ikikugore? Niki gishobora gutuma wambara imbaraga mu gihe k'intege nkeya? Niki gituma ushobora kwihangana? Yoko we yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kugira ngo utsinde nuko ugomba kwemera Kristo agatura mu buzima bwawe, kuko niwe udatsindwa, niwe mutsinzi. Kugira ngo utsinde imbaraga z'ibikurwanya nuko wemerera Kristo agatura mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe abantu batuza mu buzima bwabo bidafite umumaro, ugasanga umuntu intekerezo ze gusa nizo gukora nabi, nizo gukora ibyaha gusa. Ariko kugira ngo ube umutsinzi, kugira ngo ibyago ibizatera isi bibashe kugusigura amahoro, nuko wemera gutuza Kristo mu mutima wawe. Haleluya. Ubuzima budafite umumana, ubuzima budafite Kristo buba bwaramaze kwangirika. Nubwo bwatunga izamirenge, ariko nta Kristo bufite, buba bwaramaze gutakara. Amen. Urasabwa kugira ngo utunge ubuzima burimo Kristo. Iby'isi ntacyo zakumarira nshuti yange udafite Kristo. Tuzubona abantu biyahura kandi bafite ubutunzi, abandi bakicwa n'indwara zidasobanutse. Undi ugasanga ni umukire ariko atwaye imodoka akoze impanuka kubera stress. Ntabwo amafaranga akiza stress. Igikiza stress ni ugutuza Kristo mu mutima wawe. Jambo ryaravuze ngo nimuba muri nge, ngo amagambo yanjye akaba muri mwe, kila kitambo mutaomba mutapewa. Icyo muzasaba cyose muzagihabwa. Muzo dukeneye
nuko dukeneye kuba mu buzima buri mu bumana. Umuririmbyi yaravuze ngo nta byago zantera ubwoba. Kubera iki nta byago zamutera ubwoba? Nuko Kristo buhungira atuye muri wowe, muri we. Igihe cyose uzatuza Kristo muri wowe, nta murozi uzagutera ubwoba, nta duyi, nta mwanzi n'umwe uzagutera ubwoba, kubera ko Kristo azakubera ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro, ntabwo nzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu gihe cy'izaga iyo wemeye gutuza Kristo mu buzima bwawe, ukirukana izo biyobyabwenge zakugaragaje hagati, ukirukana ubwo busambanyi bwakugaragaje, bwakuganjije, ukirukana izo bibi zaganjije umutima wawe, ukavuga uti mfashe icyemezo, ndabyirukanye, nanjye ngiye gutuza Kristo muri ngewe, ukamwizera. Nta ntambara, nta makuba, nta barozi, nta kintu na kimwe kizagutera ubwoba. Tuzongera kwandika comment uvuga ngo bari kugutera ubwoba, no. Ahubwo uzakomera uvuge ngo nta byago na bito bizantera ubwoba. Arakurinda kandi utamufite. Ushaka kurindwa n'umuzamu w'abandi kandi n'uw'abandi. Ushaka kurindwa n'umuzamu w'abandi kubera iki mwene data? Oya, tibikunda. Urasabwa nawe kugira umurinzi. Nimba ukeneye kurindwa, nimba ukeneye ko abawe barindwa, nimba ukeneye ko izawe birindwa, mu gihe gikomeye, mu gihe k'izago dusomye mu ijambo ry'Imana, bizaba ahantu hose. Ibizaba ku mutunzi, bizaba no ku mukene, ibizaba kuguriza abandi, bizaba no kugurizwa, kugira ngo utsinde ibyo byago, kugira ngo utsinde ayo makuba, kugira ngo ubeho mu buzima bw'umunezero, mu buzima bw'amahoro. Urasabwa gutuza Kristo umutima wawe, niwe murinzi. Ntabwo uzarindwa n'amafaranga, oya ye, ntibizakunda. Abandi mwaramutaye, abandi mwaramuretse, mana we, mwaramuretse. Hari umugabo witwaga Matiyasi, ni umugabo, ni inkuru ye na Nowa. Uyu mugabo witwaga Matiyasi yabazanyije na Nowa inkuge. Babaza inkuge, Matiyasi yumvisha ubutumwa, arangije yegera Nowa, babaza inkuge. Bakomeza kubazanya inkuge, inkuge irangije iruzura. Imaze kuzura, Matiyasi agiye kubona abona imvura ntiguye. Matiyasi abonye imvura itaguye, aravuga ngo Imana ya Nowa ni nyabinyoma, yaratubeshye. Hari abantu bavuga ngo Yesu yatinze kugaruka, we muri mubiki, igihe kiraje kandi kirasohoye. Abandi bataye umuhamagaro, abandi gusenga barabihagaritse, abandi bararangaye bari mu bidafite umumaro, ariko nyamara igihe kiraje kandi kirasohoye. Abandi ngo kubafunze insengero, aho twataramiraga ntiyagikora, harafunze, ngo ubwo birahagaze. Nyamara kanguka mwene data. Matiyasi arangije yisubirira inyuma. Dufite abantu batangiye neza, ariko basubiye inyuma. Ariko icyambu kumva aya magambo, ukongera ukagaruka, Kristo akongera akakubohora, ukongera ukagaruka mu rugendo. Matiyasi arangije yisubirira muri za bindi, aguma yinezeza. Matiyasi aguma mu bidafite umumaro, aguma mu bidakwiriye, aguma mu zo yishakiye. Matiyasi aba muri izo ngizo,
igihe akiri muri izo ngizo Matiyasi agiye kumva yumva imvura iraguye. Imvura iragwa muri icyo gihugu, imvura iragwa nyinshi. Noneho Matiyasi aravuga uti ubwo nabajije kuri ya nkuge, reka nihute ndebe ko Nowa yankingurira. Turaziranye. Igihe gikomeye n'igisohora, ntabwo uzavuga ngo uziranye na runaka, ntabwo uzavuga ngo wasenganye na runaka. Narasenze ntabwo igiye gukora, ahubwo ndi gusenga niyo igiye gukora. Narakiranutse cya gihe ntizakora, ahubwo ndi gukiranuka niyo izagira umumaro. Matiyasi arangije arahagera. Agezeyo arakomanga ati Nowa, tinkingurira ni Matiyasi. Nowa arangije aramubwira ngo Matiyasi inshuti yange, kizari bikwiriye ko ngukingurira, ariko ikibabaje ntabwo ari nge wakinze. Kuki wiyeguriye gukora ibyaha mwene data? Kuki wiyeguriye kuba mu bibiteka? Ariko uyu munsi wa none Yesu aragushaka. Yewe matwa tumva we, kuki utumva? Ibizaba ku mukuru bizaba no ku mutoya, ibizaba ku mutunzi bizaba no ku mukene, ibizaba muri Afurika bizaba ni Burayi. Ninde uzarokoka uyu mujinya w'Uwiteka Imana? Ni umuntu utarabangikanye Imana, wa wundi wagize inzira mu mutima we zigana Siyoni. Abandi muraheze mu masezerano ngo zatinze gusohora, ngo zaratinze, ariko urupfu rwo humura ntago rutinze. Ndetse ko Imana yavuganye nawe warangiza ukavaho yavuganiye nawe ukigira mu bibi, yaza kugira ngo iguhereze ikakubura, ubwo uzireguza iki? Ngombwira niki kintu uzireguza mwene data? Icyo usabwa nta kindi, ni ukwemerera Kristo akakuyobora, ukongera ukagaruka. Abandi mweguriye gukora ibyaha ngo nibwo muzaba batunzi. Abimana hagurukije kugira ngo muyikorere, murangije mujya mu bidafite umumaro, mujya mu bidakwiriye, mujya mu kwinezeza. Ariko nyamara kurimbuka gukomeye kuraje bene data. Murabona iyi saha, iyi ni isaha, ndagira ngo mwese murayibona. Iyi ni isaha nabwiwe ngo ngaragaza isaha mu maso y'abantu bose munkurikiye, kubera ko ngo ntacyo muzireguza. Ubutumwa bwaratambutse hirya no hino, aho kubwumva bamwe mubitesha agaciro, mubona ko nta biriho. Ariko dore ngiyi saha irageze mwene data. Niwemera uze Kristo akuhagire kugira ngo agushireho ikimenyetso, ariko niwanga ibizakubaho niyo uzaba uzizaniye. Nsubiremo, niwemera uraza Kristo akuhagire agushireho ikimenyetso, ariko niwanga ibyago bizakubaho cyangwa se bizakubaho niyo uzaba wizize. Ijambo ryaravuze ngo ucyaho akesha agashinga ijosi, ngo azavunagurika atunguwe. Imana yagiye ibwira abantu kwihana kenshi, bakomeza kongera ibyaha ku bindi. Abitwa ngo ni abashumba, Imana iri kubareba ikababona mu bibi. Abitwa ngo wa mwanya wabagamo, Imana iri kukureba ikakubura. Mbese wa mwanya wabagamo wo gufasha abantu, wa mwanya wabagaho wo kugaburira abashonje,
wa mwanya wabagamo mbese wawusigiye nde? Wa mwanya wabagamo wa nibature ya buri gitondo mbese wawusigiye nde? Wa mwanya wo gusura abarwayi ku bitaro wagiraga mbese ninde wawusigiye? Ni kuwiteka baza. Rwa rukundo wagiraga watakaje waruhaye nde? Mbese imirimo Uwiteka yaguhaye gukora we wayihaye nde? Mbese nicyo uzireguza mwene data? Hobre de vode kitandro dema. None se ko wivanze ukaba uri kwitwara uko wiboneye? None se ko wivanze ukaba warabaye nyamugirya nino? Mbese uzireguza iki? None se ko bavuga warangiza ukavuga ngo niko byahoze? Mbese kugiye guhira mu nzu ninde uzagutabara? Mbese ko ibihe bigoye bibayeho ninde uzagukiza umujinya Uwiteka Imana ugiye gutambuka? Mbese ko wumvishe imburo nyinshi zikubwira kuva mu busambanyi, zikubwira kuva mu nzangano wimitse, mu guhuguza iby'abandi, mbese nicyo uzireguza ko inkoni y'Uwiteka ibanguye? Uzavuga se kutumvishe kandi ubutumwa bwaratambutse? Yewe mucamanza w'ikinyoma we, yewe Uwiteka Imana arakuziye. Jambo ryaravuze ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo mpereze umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Wanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abibone n'abajura ndetse n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Mbese uruhande rwawe uhagazemo n'uruhe? Mbese ko wivanze cya gihe cyavuzwe kikaba kigusohoyeho? Cya gihe cyavuzwe ko gisanzwe uri mu busambanyi, mbese urifata gute? Cya gihe cyavuzwe ko gisanzwe uri mu butinganyi, mbese ninde ukurengera? Mbese ko ibiti bigiye kunyeganyega bibabwira ngo simba keneye nange uzajya kugama mu giti kikubwire ngo singukeneye, nujya munsi na nayo ikubwire ngo nange singukeneye. Nujya mu kiliziya bazakubwira ngo igihe twaguhamagariye ntabwo witabye. Nujya mu kanisa bazakubwira ngo igihe twaguhamagariye ntabwo witabye. Nujya kwa pasitoro kugira ngo wihane azakubwira ngo namaze igihe kinini ngutegereza wanga kuza. Ntabwo uzamubona. Ushake Uwiteka bigishoboka kuko abonwa. Mu mwambaza akiri bugufi, umunyazareka ingeso mbi ngo ukiranirwa areka izo yibwira. Mugarukire Uwiteka Imana azabagirira ibambe. Mugarukire Imana yacu kuko izababarira rwose pe. Niko ijambo ry'Imana riravuga ngo erega izo mwibwira ntabwo ari zo je nibwira, ngo kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Ibyo wibwira si byo Imana yibwira. Imitekerereze yawe itandukanye n'iy'Imana. Imitekerereze ya muntu urabona ari amahoro, ukomeza ukora ibyo ushaka, ariko ibyo utekereza bitandukanye n'iby'Imana. Iby'Imana ni ibiki? Impamvu Imana ikubwiye ngo ihane ukiranuka ugorora inzira zawe mwene data, ni ukugira ngo ikurinde ku munsi w'amakuba. Kurinde ku munsi w'amakuba. Tugiye gusoza, tugiye gusenga Imana. Icyo Imana ishaka ni uko wahindukira. Nshuti yange, va mu bapfumu ntacyo bazakumarira. Va muri ibyo ntacyo bizakugezaho. Wegere Kristo nawe
azakugirira ibambe. Wegera Imana kuko izakora izimbaraga mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Ngwino winjire mu maraso ya Yesu Kristo kugira ngo ushireho inenge umutima wanduye. Ndagira ngo dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Hari ibyago bizatera ku isi, ariko biziye abanze kumva, abakomeje kunangira imitima bagaguma kongera icyaha ku kindi. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Abemera bakumvira ngwino babohora imitima yabo, ubigaragariza ubakize, kiza ubugingo bwabo kurimbuka. Ubahaza ibyiza kubw'urukundo n'imbabazi ugira. Umuntu wese umwigaragarize kuko uri Uwiteka. Ikiganza cyawe gikore hose, kigere kuri buri umwe wese. Senze nizeye kugendereye buri wese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane, amen.